Twongeye kuguha ikaze wowe nshuti muvandimwe duhuriye kuri murongo wa YouTube channel. Ni YouTube channel yitwa Twige Bibiliya. Niho duhurira tukigana ingingo y'umunsi. Ni ingingo yaringanirijwe muri ibi byigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Njyewe umufatanya kandi unayikugezaho, amazina nitwa Uramutse Emmanuel. Reka ubwo tugiye gufatanyiriza hamwe kwigana iyi ngingo y'uyu munsi kwa gatatu, ni ingingo itubwira ngo gukizwa kw'impumyi umugabane wa mbere. Bivuze ko ubwo ku munsi ukurikiyeho tuzarebera hamwe umugabane wa kabiri. Uyu munsi turareba gukizwa kw'impumyi umugabane wa mbere. Reka mbere yuko twinjira mu cyigisho tubanze turarike Mwuka Wera kugira ngo afatanye natwe. Dusenge. Turagushimiye cyane Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko utwitaho, tugushimiye ko utugenera ibidukwiye, tugushimiye kandi ko no muri umwanya ugiye gufatanya natwe. Ngaho ubwenge bwacu bukeya buzamuke kandi buhabwe kujijuka nawe, kugira ngo ibyanditswe byera birimo ibyakiza ubugingo bwacu uduhe kubyumvira ku murongo biriho, ndetse Mwuka Wera arushaho kubitwumvisha, maze nibikigihindura imibereho yacu bikadutegurira kuzaba mu bwami bwo mu ijuru. Ubwo ugiye kwimuka tuzatahane mu bwami bwo mu ijuru. Ngaho ngwino ugumane natwe, ibirimo byatugira umumaro byumvisha ubwenge bwacu, kandi imitima yacu utwongerere kwizera, kugira ngo Data ubwo ugiye kwerekanwa twebwe n'abakunze kuzahishurwa kwawe tuzagusanganire mu bicu, duhabwe ubugingo buhoraho. Ngaho byose bibe nk'uko bishatse, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Nongeye kubaha ikaze rero mu ngingo yo kwa gatatu. Ingingo twababwiye ko ifite umutwe isangiye n'ingingo yo kwa kane. Tugiye kurebera hamwe gukizwa kw'impumyi. Ni amagambo turasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ni igice cya 9, igice cyose cyagarutse kuri iki gitekerezo. Igitekerezo kitari ni kirimo amagambo adasobanutse, ahubwo cyaranumvikanaga, kuko igihe Yesu yari yerekeje i Yerusalemu, birumvikana kuko yari amaze kumenyekana. Igihe yagendaga, iteraniro ry'abantu ryabaga riri kumwe nawe, kandi yaba ari abafite ibibazo bumvaga yabagirira neza. Rero igihe bari bageze i Yerusalemu, mu nzira bagenda banyuze ku muntu wicaraga ku irembo asabiriza. Birumvikana uyu muntu kuko yari azi ko i Yerusalemu haza abantu benshi, wari umunsi we, kuri we yabyitaga amahirwe, yumvaga ko abantu baza bakamugirira neza. Niyo mpamvu iyi mpumyi nayo yitegaga ko iza kugira umugisha ku bantu baza gusenga bakayigira neza. Rero Yesu ahageze, mbere y'uko agira icyo amukorera, abigishwa be bahise bamubaza ikibazo gikomeye. Baramubaje ati, mbese tubwire ko uyu muntu yavutse ari impumyi, ese ni ibyaha bye cyangwa ni ibyaha by'ababyeyi be? Mu kumubaza iki kibazo bari babizi neza ko mu isezerano rya kera, nk'uko hari n'amasomo bagerageje kuduha, haba ari iryo muri mu Kuva igice cya 20:5, aho mu itegeko rya kabiri tuhabona amagambo avuga ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Bivuze ko uyu muntu yashoboraga kuba ari impumyi kubwo gukiranirwa cyangwa se kubw'ingaruka z'ibyaha byakozwe n'ababyeyi be. Nanone kandi bari bafite umurongo bishingikirizagaho, bumvaga ko ufite ubusobanuro bw'uko umuntu abasha kuba ari we wakoze ibyaha, bityo ubuhumyi bwe bukaba ari ingaruka z'ibyaha bye. Ni isomo dusanga mu rwandiko rwa kabiri rw'Abami, ndetse rinahura neza n'iriri mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya 26 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Aha ni umwami Uziya, igihe yari amaze kwima ku myaka ye 16, igihe yarategetse ngo ubwami bwe, yakoze ibishimwa n'Uwiteka, maze ubwami burakomera.
ariko akaga ko gukomera no kugubwa neza ngo igihe yabonaga iterambere n'icyubahiro no gukundwa no kwamamara afite byateye mu mutima we kwibona, nuko umunsi umwe abona bidahagije, aba akoze ikintu cyari ukwihandagaza, kuko umwami ntiyari yemerewe gutamba ibitambo, nta nubwo yari yemerewe gukora imirimo yo mu buturo bwera. Ariko uyu mwami kubw'icyubahiro no kwishira hejuru afata icyotero yegera aho umutambyi yajyaga ngo atambe igitambo. Ariko igihe yari ahagaze imbere y'igicaniro, abatambyi bamwibutsa ko atari inshingano ze, kuko atari umulewi kandi uwo wari umurimo werejwe abalewi. Ariko arahatiriza kubwo gushaka gushimwa na rubanda no kwiyogeza, ngo igihe yari ahagaze yasheshe ibibembe mu ruhanga rwe, kandi ibyo bintu yagumanye nabyo kugeza igihe yatangiye nk'uko abandi bami bapfaga arashyingurwa, ariko yarinze apfa agifite ibibembe. Muri ubwo buryo rero abigishwa bari kumwe na Yesu bumvaga ko kuba uyu muntu yaravutse ari impumyi byaba bifitanye isano n'ibyaha bye cyangwa se n'iby'ababyeyi be. Ariko nanone hano hari urundi rugero twabonye, kuba twatekereza ibyo ntitwakwirengagiza ibya Yobu wagezweho n'ibyago kandi nta ruhare na ruto yagize atacumuye ku Uwiteka bitari ingaruka z'ibyaha bye. Niyo mpamvu rero igihe babazaga Yesu iki kibazo, yahise aboneraho kubaha umucyo yifuzaga kubagezaho. Igihe Yesu yerekanaga ibintu uko biri, ntabwo yigeze ahakana isano iri hagati y'icyaha n'umubabaro. Ariko muri inkuru itangaje, Yesu arabereka impamvu y'uburwayi, impamvu yo guhuma k'uyu muntu. Ababwira ko kwari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we, aribwo buryo Imana yaremye kandi ibeshaho. Yifuzaga rero kwerekana imirimo wo kugira neza kw'Imana, aho ariyo ifite ubushobozi bwo kurema no gukiza no gusubiza ubugingo wari waragizwe ingaruzwamuheto ya Satani, cyangwa se wagezweho n'ibyago, nk'urugero uyu muntu wavutse ari impumyi. Rero hano turabona amagambo y'icyo Yesu yamukoreye. Iyi nkuru ikubiyemo bimwe byisanisha. Ni ukuvuga kimwe mu byigisho Yesu yifuzaga gutanga ni igereranya ry'ukuntu uyu muntu yakize. Ntabwo yamubwiye ngo humuka nk'uko wenda yabwiye cya kirema ngo byuka, ahubwo mu kumukiza Yesu yafashe icyondo aragitobatoba ashyira ku maso ye, nuko amutegeka kujya kwiyuhagira mu kidendezi cy'Isilowamu. Iki kidendezi njye nakunze izina cyacyo, abasoma muri Bibiliya ngo cyitwaga ngo yaratumwe. Uyu muntu ajyayo yagiye, ntitubwirwa ko ari uwamurandase, ariko yaragiye nk'uko Yesu yabimutegetse, ariyuhagira kandi ngo yavuyemo ahumutse. Bivuze ko ntabwo icyahumuye uyu muntu ari uko yiyuhagiye, yewe ntiyanahumuwe nuko Yesu yatubye akonda, ahubwo mu ijambo rye rya rindi ryategekaga bikabaho, ni naho harimo imbaraga yakijije uyu muntu. Rero baratubwira ngo uburyo Yohana avuga iyi nkuru bitandukanye cyangwa se birimo umwihariko, mu gihe Mariko, Luka ndetse na Matayo bo bavuga bike kuri iyi nkuru. Yohana we yinjiramo imbere, aho anadusobanurira iby'iki gitangaza bitarangiye ari ugukira k'umurwayi gusa, bitarangiye ari uguhumuka gusa, ahubwo nyuma yabyo turahabona imanza cyangwa se impaka zivutse ku gukira k'uyu muntu. Umwanditsi yaratubwiye ngo muri iyi nkuru turahasanga dusanga muri Yohana igice cya 9, uru ruhererekane rurafata, urabona umwanzuro warwo ku murongo wa 7. Aha niho wahumutse Yesu yamubwiye ngo nagende yiyuhagire, kandi aravamo ahumutse. Ariko icyo Yohana yihariye ni ubusobanuro bw'igitangaza buhinduka ingingo igirwaho impaka ndende.
igateza guterana amagambo hagati y'uyu mugabo wari wakijijwe ndetse n'abayobozi b'idini. Izi mpaka zikomeye zagiwe mu ngingo bazigiye ku ngingo ebyiri. Ni ukuvuga bahanganishaga ibintu bibiri. Bwa mbere bibazaga ku cyaha cy'uyu muntu, bakanibaza ku mirimo y'Imana. Bibazaga niba icyaha cy'uyu muntu aricyo cyamuteye ingaruka, ariko nanone bakibaza imirimo y'Imana, niba koko gukira kwe ari umurimo w'Imana. Nanone ikindi bibazaga, byaje kurangira uwari impumyi ahumutse, ariko mu gusoza igice nimuza kureba turahasanga Yesu abwira abafarisayo n'abayuda, akababwira ko icyazaga kubabera cyiza ari uko nabo bari kugira ubuhumyi bw'umubiri, kuko uyu wari impumyi ku mubiri yagize umugisha wo guhumuka, ariko bo bari bafite amaso areba, ay'umubiri yabo areba. Nta mahirwe bagize, kuko Kristo wari umucyo wari hagati muri bo. Kuri bo aho kugira ngo bakire umucyo, ahubwo Kristo byabasize mu rujijo rwabaviriyemo umwijima, ndetse ababwira ko ubuhumyi bwabo iyo biza kuba ari ubuhumyi bw'amaso busanzwe, aya y'umubiri, bajyaga kugira amahirwe yo gukira nk'uko n'uyu yakize. Ariko ubwo bibwiraga ko babona kandi batarashoboye kubona ngo basobanukirwe Mesiya wari umucyo w'ubugingo hagati yabo, ibyo bintu byari ugucirwaho iteka, maze ubuhumyi bwabo bukaba ubuhumyi bw'iteka ryose. Hano turahasanga amagambo umwanditsi yatwandikiye avuga kuri iyi nkuru. Uvuga iyi nkuru ni ukuvuga Yohana uyitwandikira, ku murongo wa 14 ntabwo aragatangaza impamvu y'izi mpaka, ariko ku murongo wa 14 tuhasanga ko kimwe mu byateye abafarisayo ndetse n'abayuda kwibaza ku gitangaza Yesu yakoze, ni uko ibyo bintu nanone byari byakozwe ku munsi w'isabato. Mvara ngo kuba umuntu yahumutse nanone bibaye ikibazo, kubera ko Yesu yafashe akondo akagatoba, ngo ubwo byagaragara ko Yesu atazirira isabato. Yesu yakoze igitangaza ku isabato, ari byo byavuzwe ko ari ukwica isabato. Bakurikije umuhango wabo aho gukurikiza ibyanditswe byera. Ngiyi ingorane bagize mu mihango bari barashizeho. Bumvaga ko buri gikorwa naho cyaba ari gitoya, nko gutoba ibyondo, nabyo byanganaga no kuzirura cyangwa se kwica isabato. Kandi rwose amategeko ya Mose, Imana yahereye Mose ku musozi Sinayi harimo n'itegeko rya 4, nibyo koko yabuzanyaga kugira umurimo wose ukorwa ku isabato, ariko umurimo w'ubugiraneza nta tegeko riwuhana. Rero igihe Yesu yakoraga ibi bintu ku munsi w'isabato, yafashwe nk'aho yishe isabato, bityo ntibemeraga ko umurimo akoze ari umurimo w'Imana. Yesu iki gitangaza yagikoze ku isabato, bityo abafarisayo bamufata nk'uwishe isabato, ariko abandi nabo ibyo bintu bitumvikana kwemeza ko yabasha gukora ibimenyetso nk'ibyo, kandi niba ko ari umunyabyaha, kuko igihe umuntu yari amaze guhumuka, Yesu yamutegetse nk'uko umuhango wari uri kujya gutura ituro ry'ishimwe. Nuko igihe yari ageze imbere y'abafarisayo, ni ukuvuga abo yagombaga gutangaho ishimwe, bamubajije bati, mbese ubundi byagenze bite? Wahumutse ute? Mu by'ukuri bari basanzwe bamuzi, ariko ngo igihe yari amaze guhumuka, igihe Yesu yari amaze kumukorera cya gitangaza, mu maso he harahindutse, ngo ku buryo iyo bamwitegerezaga babonaga atakiri wa wundi, icyo akora yasaga nawe. Nuko abahamiriza neza ko abakura mu rujijo, aravuga ati, ninjye nari impumyi none ubu ndareba, kandi uwankijije niwe wambwiye ati genda wiyuhagire. Yatobye akondo aragasiga ku maso yanjye, arambwira ngo ningende niyuhagire, kandi uko niko byagenze, none ubu ngubu ndabona. Igihe rero aba bamubonaga, bo bamwemeje ko uwo muntu kuba yabikoze ku isabato,
bavuze amagambo ateye ubwoba bavuga ngo uwo ni umunyabyaha, wowe shima Imana ko Imana ari iguhaye guhumuka. Ngo bamuhase ibibazo byinshi ku buryo bifuzaga ko uyu muntu atakaza urukundo n'ibyishimo byiwe byangizwa nuko yaba yakorewe igitangaza n'umuntu witwa umunyabyaha. Ngo bityo bagerageza kumubaza ibibazo byo kumucanganyikisha, ariko Mwuka w'Imana yari yamurikiye umutima we, nubwo ngo atari yarigishijwe mu mashuri y'abahanuzi cyangwa mu mashuri yabo bigishirizagamo ibyanditswe byera, ngo ariko amagambo ye atondetse neza arimo guhamya iki gitangaza Yesu yamukoreye ntibashoboraga kuyagisha impaka. Nyuma rero mu kwanga kwemeza byabaye ngombwa ko batumaho ababyeyi be, maze n'ababyeyi be bahageze kuko batinyaga guhamya ko ari Mesiya, ngo abacamanza, ni ukuvuga urukiko rw'Abayuda, rwari rumaze gufata umwanzuro ko umuntu wese uzahamya ko Yesu ari Mesiya yagombaga gucibwa mu isinagogi igihe cy'iminsi 30. Kandi ngo muri iyo minsi 30 nta serivisi n'imwe yagombaga guhabwa n'idini. Umwana we ntiyagombaga gukebwa, yewe niyo yagiraga ibyago akabura wo mu muryango we, nta mahirwe na makeya yabonaga yo kubufasha buturutse ku idini. Ibyo bintu rero byafatwaga nko guhabwa akato. Niyo mpamvu ababyeyi b'uyu mwana igihe babazaga ibyo gukira k'umwana wabo babihakanye bivuye inyuma, bavuga ati uyu mwana ni uwacu, nibyo yari impumyi ariko ubu arareba, ibyo wamukije ntitubizi, ariko dore ni umugabo, nimumwibarize. Nuko abamiriza ko uwamukijije yitwa Yesu, kandi we yari yamaze gusobanukirwa n'uwo ari we, kuko bene ibyo bibazo byarushaga gutuma asobanukirwa n'uwo Yesu ari we. Ngo impaka zabaye ndende, ariko haza kuvuka ibice bibiri. Uyu muntu wari impumyi yakomeje kugenda arushaho gusobanukirwa n'uwo Yesu ari we, ariko ikibabaje abayobozi b'idini bakomeje kugenda barushaho kwinangira, cyangwa se bakomeza guhuma mu byerekeranye no kumenya uwo Mesiya yari ari we. Mu gihe uyu muntu wari wamutse yarushaho gusobanukirwa n'uwo Yesu ari we, ndetse akarushaho no kumva amunezerewe kuko yari yakorewe igitangaza, akaba ngo yitegerezaga ibyaremwe bikamutera kunezerwa, ntiyifuzaga ikintu na kimwe cyamuvutsa uwo munezero. Kandi ngo intumwa z'ijuru zagumanye nawe kugira ngo zidatuma mu bwonko bwe, mu bitekerezo bye hazamo igicucu cyo gushidikanya, ngo maze ahabwa ubushizi bw'amanga bwo guhamya igitangaza Yesu yaramukoreye. Dusoza iyi ngingo, hari ikibazo cyiza nifuza ko tuganiraho kandi tunitondera cyane. Batubwiye ngo mbese ni iki iyi nkuru ikwiye kutubwira cyerekeranye n'akaga ko gushimishwa n'imyizerere n'imigenzo yacu bwite, tukananirwa gusobanukirwa n'ukuri kw'ingenzi kuba kugaragarira amaso yacu. Mbega akaga n'ingorane natwe tubasha kugira nk'aba bayobozi b'idini, aho tubasha gushyira imbere gahunda z'idini, imihango myiza cyane itagize ikitwaye, ariko bikaba bishobora gutuma tubura amahirwe yo gusobanukirwa n'umugisha tubasha kubona kandi mu buryo bugaragara, maze tukisanga natwe turimo turarwanya Imana twibwira ko turi mu ruhande rwayo. Nk'uko Pawulo byari bimeze mbere yuko ahamagarwa akiri Sawuli, yashiraga umwete mu kurenganya ubwoko bw'Imana, kandi ibyo bintu rwose yabikoraga afite ishyaka n'umwete kandi yumva ko akorera Imana. Ibi rero natwe dukwiriye kuba maso hato tutazisanga turwanya Imana. Amagambo Ellen White ashigikira atuburira kuri aka kaga, atubwira ko tudakwiriye kwirengagiza umuco naho waba mutoya, kuko kwirengagiza umuco muto duhawe bituviramo kubura andi mahirwe yo kubona umucyo ukurikiyeho. Reka Imana idufashe, iduhe guhuguka no kwita ku bihanurwa, kugira ngo natwe ijuru niritugenera amahirwe yo gusobanukirwa n'umugambi w'agakiza kacu, tudatwarwa n'imigenzo, tudatwarwa n'imyizerere yabaye akarande, bityo tukabura amahirwe yo gusobanukirwa n'ukuri dusohoyemo. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.
Reka dusenge. Turagushimiye cyane Uwiteka Mana ikiranuka, tugushimiye ko amagambo watwandikishirije yongeye kuduhugura atwibutsa umugambi n'intego by'umurimo wa Kristo, ubwo yifuzaga kuruhura no gukiza ababaye ingaruzwamuheto za Satani. Muri bo yahumuye uyu muntu wari wavutse ari impumyi. Ariko igitangaje, aho kugira ngo abayuda basobanukirwe n'umugambi wo gukira k'uyu muntu, babibonyemo impamvu ituma barwanya Yesu. Ibi byatewe no gutsimbarara ku migenzo n'imihango bari baramenyereye, bibavutsa amahirwe yo gusobanukirwa na Mesiya, umucunguzi wari hagati yabo. Kubwo byabaviriyemo akaga ko gucirwaho iteka, twebwe ababuriwe twite ku bihanurwa, kugira ngo umwuka w'Imana uvugana n'imitima yacu tumwumvire. Ubwo Kristo agiye kwerekanwa, twese hatabuzemo n'umwe tuzamusangane tudakozwe n'isoni. Nibyo nsenze nisabira, kandi namwe mwese abazakurikira iki cyisho mbibasabira, mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen.